Umva afashe muri aya mafaranga ni ari 200 ayembwe ku kwezi ni umwandaground wenda twe dispose ko Mose nkana aririmbye akagoma urumva ayaririmbye mu mufuka gifite 5 bro inspiration yo kuvuga twarayekenwe ngo twagiye biranga arayikuraye Jay Polly yari yabuze akazi ari kuva Kicukiro anajya Nyamirambo muri studio umva kuri mubaza amafaranga ari Mose kuri mubazi ni ibirometero bro urumva ni bya biro uragenda none harakuntu uburijo si uburyo mubazi. It's not a game, it's a rich thing. We're back again. Ni Peace Media TV nkuko mumaze kubimenyera. Norbert turi kumwe. Tuba turi hamwe mwese. Nizere ko kwisi yose aho muri mwese, aho ari kumanwa, hari nimugoroba, hari saa sita z'amanywa, hari saa sita z'ijoro, mwese nizere ko mumeze neza n'abasinziri. Twagarutse rero kuri kamera za Peace Media TV murahabona umuntu w'umugabo wifunze ukuntu marinette ya black. Marinette ya black yaje aterero. Uyu ni umu DOP, ni umu producer ndakeka ari muri industry ya movie, ari muri industry ya muzika, ari muri industry ya entertainment, aho hose wahamusanga akubita hirya no hino. Twagiye twakira abantu benshi rero bagiye batandukanye, turavuga tutireka uyu munsi twakire noneho abantu basa naho ari ba tutravo bakora hirya no hino, ukora muri industry ya movie, ya music gutyo ugasanga ahantu hose arahagera. Tuguhaye ikaze kuri Peace Media TV. Nanjye nguhaye ikaze nubwo wanyakiriye yo wagwana. Tuguhaye ikaze kuri Peace Media TV, bakunze ba Peace Media TV, reka twibwire atubwire ngo ni muntu ki, ubundi tuze twikomereza tumenye n'impamvu twamuzanye kuri kamera za Peace Media TV. Ya ni Manzi amazina yombi Manzi Patrick, filmmaker mu Rwanda, cinematographer. Ya mfite ibikorwa byinshi, nkora filime, indirimbo, ya bajya gusura MK Films, biriya byose ni ibintu byanjye kabisa. Sinzi niba uri kuri kamera n'ucekinga sound ari kukumva neza, ariko gusa nizere ko ibintu ari fresh. Ndumva uri kuvuga ijwi riri hasi cyane, sinzi impamvu ni style cyangwa nuko waje utari inana banze se nanaririmba mbere. Aba producers bararirimba. Ya indirimbo natwe nago wakora ikintu utagikunze, nago navuga ngo ngiye mu bintu bya music video, ngiye mu biki. Ni nkuko wambaza ngo ukunda kureba filime, of course ndazireba nyine kugira ngo mbone udu technique hato na hato nyine ama composition mashyashya, ama movement tubanze tubatemo natwe. Manzi reka tuse naho nabingire mu kiganiro neza, ubwo twamaze kwakira nawe ukaba wihaye ikaze wanarihawe kuri Peace Media TV. Nashaka kugira ngo tuze kuganira duhereye ku ruhande rwa movie industry. Movie industry mu Rwanda ihagaze ite? Ikibuga cya filime ku bwanjye muri view yanjye mbona iri gutera imbere nyine gereranyije n'imyaka ishize. Mbere urabizi nyine aba filmmaker bari bake, ariko ubu urafungura any platform ugahita ubona ngo filime nshya, ngo ukabona ngo bamenya, ukabona ngo umuturanyi, hari amafilime yes maybe ntago ari ku rwego ruri standard, ariko ni ku rwego rwacu nyine nk'abanyarwanda, kandi natwe baba young filmmakers ni twebwe tuzaguma nyine gupushinga kugira ibintu bikomeze bitera imbere. Ya bariya turabubaha, ni bakuru bacu babikora neza, ariko nyine natwe turacyashyiramo keme, studying hard, shaka skills hariho hose kugira ngo tuze tubyubake, natwe dushyire irindi tafari aho bagejeje bakora ziriya, natwe nyine dukomerezeho wagwana. Mbo Manzi, uvuze ikintu cyo gushaka skills, unyibutsa ko mu Rwanda kugeza ubu amashuri yigisha ibintu bya filmmaking
ndetse n'amakaminuza yari ataragera mu Rwanda, ariko ndakeka ubanza hari. Arahari, hari amashuri atanga amashort courses mu Rwanda, se nayavuga kuri TV yanari nta kibazo. hari za KFI, Kigali Film Institution, zikorera hariya muri za Gisozi hariya, hari za KFTV, za BTC, abo bose abenshi batanga amashort course. Ariko tugarutse hari na IPRC buriya naho habeririya shami, njye ni naho niga tu. Wiga ibintu bijyanye na filmmaking? Ya FTV, Film and TV Production. Film and TV Production. Yeah. Kabisa, ndumva noneho niba mu Rwanda haragezemo amashuri yigisha ibintu byo gukora filime, noneho industry ya movie mu Rwanda igiye gutera imbere. Ni nk'ihame igomba gutera imbere, kuko nago urumva izo skills imbere nyine abenshi bari no muri industry bagiye babyiga ari amashort courses. Cyo nagihamya benshi na amashort course ugasanga yagiye hehehe, ariko urebye nk'amakaminuza nk'iya IPRS nkubwiye ni imyaka 3, no mu masegonderi byaraje nize multimedia guhera 2017 kumanuka kugeza nyirangije imyaka 3, ngarutse hano IPRS naho ni imyaka 3. Ubundi mu wa kabiri ndabura umwe, kwanza tugakomeza tunihugura ku ma platform amwe namwe nyine ama YouTube ko ubusanga hariho abatekinisiye, hariyo aba photographers baba bakwereka ibintu bitandukanye n'ibyo uzi, bakarushaho kutwinspira. Nk'umu producer, nk'umu DOP ukiri muto, ukiri mu ishuri, ukiri kwihugura muri ibyo bintu, ni iki wowe ubwawe ubona uzahindura muri industry ijyanye n'ibyo ngiye? Already abatangiye gukurikirana MK Films TV ni channel iri kuri YouTube, batangiye kubona neza ko itandukaniro rirahari. Akenshi nkunda gushyira amashort movie kubera urabizi budget nyine film isaba budget, isaba iki ku munyeshuri. Ntabwo ndi financial yanjye ntabwo imeze neza, financial nyine ndi hasi, ariko mu buryo nyine mfite nshobora kubonamo kamera, uburyo mfite nshobora kubonamo kuba nagira igikoresho mbona mbubyaza umusaruro, ari nawo nyine biriya bikorwa biri kuri MK Films TV ubona kandi biri gucalenjinga abantu benshi. Benshi baravuga wow, abandi ati welcome, abandi hariho comment nziza zinaguma kuntera courage. Nanjye nkabasha buri gihe ubu mbona muri muvoma bamagaze neza, nshaka ibyo mbahereza ama script nandika, ntago mba ndi na rimwe uzasanga nyine ndi free mbohotse nyine ndi mu bindi bintu, ahubwo mura ndi busy ndi gushaka nyine abanyarwanda ndabaha iki, none ndiga iki, ndihugura iki. nk'umudiopi ukiri muto, ni ndewo cyangwa se niki cyakwespiye ku buryo uvuga uti reka nanjye nge muri mu masomo ngaya azateza imbere mu industry ya video, reka mvuge filime mu Rwanda cyangwa se nizo video z'indirimbo? Ninde ukwespira cyane, iki kikwespira? Duhereye aho ngaho ngo ni iki cyatumye mbizamo. Ubundi ngewe nyiri umupeti nari ahantu twari dutuye, icyo gihe nigaga mu wa 4 primaire. Ahantu twari dutuye hari umu DJ wahabaga baninga tu. Uwo mu DJ yansigagaho, bamwitaga DJ Yanga Kacyiru, abamuzi baramuzi, aratwika. Yansigaga nyine kuri studio ngatanga film, indirimbo. Numva nabikoze igihe kitari gitoya nyine, urumva uniga n'iki, urumva uri umwana, ikintu kunze nyine ko kuba ugikunze. Naje kwisanga rero nikunda ibintu bya filime, mva ku ishuri agakapu ujya muri filime. Nigira muri nakubeshye nyine, ntago nari umuhanga ariko sinari n'umuswa. Ndi mu bantu bari hagati aho ngaho nyine, ibintu by'imibare dushwanyaguza gake gake, tutabona amazero. Biramfasha njya segonderi, nabwo nkajya mva kwiga n'ubundi mu mavakansi, n'ubundi ngasubirayo tugakora. Birangira rero igihe cyo gutora isomo
nitoreye ibintu bijyanye na computer gusa ya dukora icya leta cya tronkome ubwo ngubwo nyine shituka banyohereje ikabuga TV school Father Ramon ya gerereye muri Ingamba abahazi barahazi icyo kigo kiratwika bazajyeyo barahazi hariya kwa Father Ramon banagisacinga kiriho hanyuma masanga ibintu byahindutse computer science niyo nangiye kwiga sanga yacitse mu duce nigera multimedia ya mu gukomeza twize computer application mu wa 4 mu wa 5 no mu wa 6 multimedia boom niko kubona nyine performance nziza urabizi ama school ari based kuri skills nyine babibita ku ma pratique cyane niyo zi pratique kubishyira muri theory biroro kuba ikintu uzi neza muri mind wacyandika biroroshye gutera ama bossansi boom twisanga muri IPRS nuko urugendo rwagenze nyine ruracyanakomeje tukiri mu ruhande rwa industry ya movie uko byagenda kose hari ukuntu wowe ujya ubona abacteur ukavuga uti uyu mwacteur ngurikije ibyo niga ngurikije criteria zigomba kuranga umwacteur mwiza hari abacteur ubuzi mu Rwanda babikora neza kandi ku isoko ubona ba performing well mu Rwanda nabaye bacteur byibuze nk'abatanu ubona ari mu ruhande rwa comedy ari mu ruhande rwa movie cinema nyarwanda ni bantu ubona kuvuga ati aba na abacteur urebye ngewe nago filime ndi based kuri zo mba nshaka gukora ibintu biri cinematic biriya rero filime nyinshi zo mu Rwanda nawe urabizi usanga nyine ari filime zigamije kudusetsa zigamije nyine gutuma abanyarwanda bishima ariko nkunda Stimade buriya Stimade mba mbona iri seri kuntu ikindi izindi nakundaga nubwo zari zisobanuye nyine utapfaga kumva ngo uyu umutekinisiye yashyizemo sound ariko kumbarije ku cy'abacteur kanite ku bacteur akundaga ya filime Rocky yasobanuraga ya Maître Nzovu nawe nyine mu buryo bwa technical nabonaga ari fresh nkabona mu buryo bwa acting ni fresh ahubwo nyine ahantu byandistabingiraga nuko habaga harimo amajwi y'umusobanuzi nyine nitubashe kumva wamwimerere wama effect ngo twumve niba ari footstep ziri guterwa niba ari knock birakozwe nyine gutyo ya ariko mu buryo bwa acting yaktinze neza then just Stimade yo filime ntabwo nkunda kureba filime z'inyarwanda nyinshi ariko iyo ngiye kureba filime nyine nyikurikiranira Stimade inyinshi ariko nyinshi ndeba nanone ni nkunda amakome nawe udakunda kwishima mu ruhande rwa comedy ninde mu mwacteur ubamo ubona byactinga neza comedy nanjye nkunda Nyakso na Papa Sava nyine nizo nirebe iyo nzibuze nyine iyo nakandi barasora ka episode filime nyarwanda se ibintu Nyakso aboneka Papa Sava iyo batabonetse ubwo nyine na free max zaki ariko free max ntabwo nyine nyikurikirana cyane ariko nyine ndeba zira Papa Sava na Nyakso ubara ndabakunda ariko iyo nta bintu bishyashya bafite twita twikomereza Netflix nyine tukajya kureba ibintu by'abazungu abazungu baratwenspira birenze iyi generation yacu y'aba cinematographer turi abantu nyine bazanye n'ikoranabuhanga of course internet full package bihari ibitwemerera kujya kwiga nyine niba ari uwigira kuri platform ya YouTube niba ikintu gishyashya ubonye ukabasha mu by'ukuri nanjye nakubwiye ko ndi umunyeshuri urumva kuba nabona boro bakoresheje nka green screen kuyigana ntago ari ibintu bya danger hari abari kamera abari green screen abari mbese bagwa full package yose iri bugufashe gukurikirana ibyo bintu then boom niki ubona kikigoranye mu mashuri yo mu Rwanda yigisha ibintu bya filmmaking ubona kugeza ubu bikomeze kubiha imbogamizi ku banyeshuri babyiga n'ababa bifuza kubyiga ibintu biragorana habira hari
hari challenges zimwe na zimwe ugasanga nk'amakamera tuba dufite nka hano mu mashuri mvuze nka IPRC amakamera tuba dufite ni za TV cameras ugasanga ya kamera ingana gutya ya Panasonic nyamara mu by'ukuri ku isoko ry'umurimo nyine nawe ujya ubibona ama cameras baba bari gukoresha ikigo ntago cyajya gihora kiri update kereka bibaye ngombwa ko kizagikodesha ntago kuvuga ngo kamera yasohotse ya miliyoni 100 ng'ikigo iyo budget sinzi ko iyo budget leta yayibona gusa nyine mu buryo buhari bwo mu buryo technical kuba wafata ishusho niba ari ishusho runaka ushaka gufata ari static cyari irimo movement ibikoresho byibanze basic birahari so basic materials rero tuzigiyemo ni nk'izo kamera zigufasha gufata iryo shusho ariko ntago ari ukuvuga ni kamera ziri professionnel ziri based to cinema cyangwa film making ni za kamera nyine za TV production EFP na NG bakunze ba Peace Media TV mwamfasha tukajya ku ruhande rwa industry ya muziki kugira ngo twumveho bihagaze bite nk'aba producer aba DOP babibona bate bwo movie nyarwanda byibuze iri kugera aho izamuka hitera imbere reka twumve ngo muziki yo ihagaze ite mu Rwanda ihagaze ite abakiri mu ishuri bakikiga ibyo gutunganya amajwi n'amashusho bo barabibona bate hanze ahangaha manzi dukomeje tukajya ku ruhande rwa muziki noneho industry ya muzika mu Rwanda mwe muyibona ute mwe muri mwiga kubinonosora no kubyinjiramo cyane umuziki mu buryo bw'abahanzi cyangwa mu buryo bwa technical team reka twigire kuri video ziri gusohoka uburyo ziba zikoze uburyo ziba zihujwe n'amajwi yazo byo muri kubibona mute niyo mpamvu nari nkusubishiremo ikibazo buriya ngewe ngiye kuvuga ku bahanzi naba nkwishi ntava ko mfite z'abahanzi ngo soprano ntabwo uzi kuririmba ni za vibe umuntu aba yambaye kutera ariko wazikuramo ugasanga ni insazi ariko indirimbo zo turazireba karibu ntitujyane mu nzu ibintu nk'ibyo iriya ni indirimbo ya Krisizi indirimbo nziza ifite amashusho meza neditinze neza nyine ku rwego rwe hanyuma rero mu Rwanda buriya nkunda gukurikirana ibintu byawo bya music ariko ku buryo bwa technique kuba nakirebera video ni nziza buriya nkunda video zeditinzwe nako za directinzwe na Bernard nanone na Serge Girishya n'abanyarwanda ntabwo mbizi neza nyine identity yabo gusa mba mbona nyine bari abantu b'abanyarwanda ko ibikorwa byabo byinshi mba mbona ari ibinyarwanda ese ubona nyine yakoze indirimbo ya Marina ese Marina yagiye kuzana umuzungu se ugize wumva ko atamuzana yamuzana ariko nakubwiye ko ibintu bya internet na turi full package kuba nagenda bere nare za Google ku mbuga n'iki nkamushakisha mba mbona afite uruhu rw'abirabura ntago ari umuzungu kubyara na kose ni umunyarwanda inde uwo Bernard ni umunyarwanda ntago nje ndahura nawe gusa ibikorwa bye ndabibona ubona ari ibinyarwanda se wese ubibona nuwe mu director cyangwa se mu DOP umweditor ubona mu Rwanda akora video ziri ku rwego ruri professional DOP ngenzi munze kubona ku ndirimbo nyinshi n'umwe ni Pasi wo muri Big Team Pacific director ke uwo nguwo niwe DOP nkunda kubona ku ndirimbo nyinshi ndanamufollowinga kuri Instagram nyine ibikorwa bye mba mbibona byato na hato tinagiye hanakoze kinafashisho uriya ku bintu bijyanye na camera operation mba mbona anyespira uko mba mbona nyine afite ibikorwa muri ibintu twiga ntago wavuga ngo nzi ikintu ahubwo uravuga ati mfite iki
so wowe nkuzanye akubwira ati gusa hano twicaye nkubwiye ati umuhanzi akora filime wabihe ntabwo wabyemera ako nkubwiye ati okay niba utabyemeye MK Films TV filime zose usangaho zizaba za directinzwe na Manzi zashutinzwe na Manzi akenshi zaneditinzwe na Manzi icyo ni igikorwa rero mba nkweretse kwanza utanyanyuzwe rero cyo gihe uhitumereza ibikoresho ati noneho tugiye kugushyira kuri media uri mu kazi ashaka ugafata na behind the scene kabanza ukirira show ngewe aba ari show nta mijinyi birimo tu babikora babikunze ba acteur bagomba kubikora babikunze akindi nanone umwedita nkunda buriya tusenti nyemba mbona editing ize zirimo ikintu nyine kiri digital ku digital nago urabona hari abantu editing ukabona azanye ibi effect nk'igihumbi arunze mu ndirimbo turababona ntago ari njye nyine n'umuntu wese uri kureba video arabizi ko bahari ukabona buri transition yose izanye na effect ukuntu indi effect indi buriya umuhanga mu kweditinga ntago ari umuntu ushobora gufata ama effect 10 yose ngo yarunde mu kintu kimwe mu ndirimbo imwe indirimbo ifite iminota 2-3 by the way ine yakabije so kubona rero watayemo ama effect agera mu 10-20 buri kintu cyose ni effect buri kantu gahende buri cut yose ba ni effect ntago kandi nk'abantu b'abatekinisiye tuba tubiza amategeko niki kereka iyo abikoze yarabyize nyine kuntu ariko iyo bicukumbuyemo indani sanga nyine hari itegeko rindengera kuba navuga ibi bintu ndi kuvuga nibyo kabisa wowe muri industry ya music uko byagenda kose hari abantu bubona basohora indirimbo ukavuga uti nkurikije umuhanzi urwego ariho nkurikije imikorere ye ndabona gukorana nawe byaba ari ibintu byoroshye ndabona akora ibintu biri very serious ubwo nukuvuga ngo ndashaka kubaza umuhanzi wemera abahanzi uri guprefera mu Rwanda ukavuga uti umuhanzi ni sawa ni bande nabaye upcomings new generation byagenda kose ushigikiye abo mu ngana iyi generation yanjye ba bantu nyine batandusha imyaka 5 nanjye narusha 5 ubwo hagati aho nyine umuntu wese uzi ko nyine ari muri iyi industry atandusha imyaka 5 nawe bumve nyine ba Juno ba Kenisol bari asubu Juno nawe kurusha 5 njyewe mfite 22 afite 27 ngo zira myaka niyo ubona atari umusaza njyewe mu kwa 10 nzaba nyine magaza 22 ya ntago ndi umubebe ngo ndi kuyisha imyaka niki abatipe niyo wagira imyaka 100 pfa kuba uhagaze neza ya njyewe nyine mu kwa 10 ni 22 urumva Juno kuntu mubona ahubwo uvanze muruta none se none mbona ari umusaza ya kuri social media nyine makuru tubona amenshi ntago matching na reality ariko kwagaragara nawe ari muri range 23 hanyuma ba Kenisol niba bakuze 20 gutyo ni 34 nabo mbese iyi generation nshyashya none se jolly utuntu tw'uturirimbo tu ari indirimbo nibo bari kuririmba nyine yes akenshi uzavuga ngo gutumwa ariko nanone none se kari byo generation iri kwiyumvira ntago none se tuzaza n'ingoma ducurange masamba niki why not mutazicuranga oya njyewe ntabwo ndi producer audio sinzi njye ndi based kuri videographer ubuse tuvuye muri urwo ruhande rwo kuba uri mu producer ujyanye na audio wenda ukajya mu ruhande rwo kuba ugiye kuba umuvugizi w'urubyiruko mu Rwanda ukareba indirimbo zikugenda zisohoka inyinshi zibanzemo kote y'abantu bita nk'ibishegu kandi ari nazo ziri ku performinga hanze neza ugasanga uririmbye ibintu biri bizamura urubyiruko bishishikariza urubyiruko kwiteza imbere n'ibindi ugasanga ntabwo ibyo bintu bikunzwe ariko yaririmba ibintu
by'ibishegu gutyo ugasanga biri guperforminga were ibyo bintu wowe ubyumva ute ubifata ute nk'umuntu utagende ku ruhande rw'uko uri umuproducer nk'umunyarwanda muri rusange? ibyo nibyo bita nyine kujya ku rwego mpuzamahanga. Ibishegu ni ukuvuga ngo ni mu rwego mpuzamahanga. Yego. None se ntabwo wafakita ariko ngewe wenda duhereye nka za 2009 sibyo aho umuziki naratangiye kujya mwumva sibyo wambwira nk'indirimbo za Chris Brown bande ibintu nyine ni love ibintu byose ni love urumva beach marijuana nyine ibintu bijyanye n'ikirori. So tugumye nyine mu bintu byo kuririmba umuco of course biri meaning yuko turaguma turi roko kuko uwo muco n'uwacu n'abanyarwanda turagumana n'abanyarwanda but nyine niba ushaka gukacinga kugera kubujyanirana nyine n'abantu abari international rajyana buri wese nta muntu udakunda urukundo wese uwo muntu abaho mu Bushinwa Amerika Uburaya hose ni urukundo iyo uvuze I love you bakumva kubi ariko iyo uje nyine ngo yamaye inka ngiki nyine ni mu banyarwanda tunabyubaye by the way. Yes turi abanyarwanda dukunda umuco w'abanyarwanda sibyo ariko nitugira mu bintu nyine niba tuvuze ati tugiye gushyira ibintu kuri standard iri hejuru urumva ku rundi rwego urumva turabikura rukare. Hari abantu batazi umuco w'abanyarwanda ariyo mpamvu nyine usanga visit Rwanda kenshi baza tukajyana mu ntore iki urumva abo bantu batawuzi rero wenda nk'izo ngoma zo gukora ku muco nibo twazidedicatingaho nyine tukavuga indirimbo iri dedicated ku bantu nyine bashaka kwiga umuco nyarwanda. Ariko niyo ushaka gukora ikintu nanone international abantu bose bisangamo ntago umuzungu azifata ngo ari kubyina indirimbo ngo umuco nyarwanda urumva ariko ubona Chris Brown yamuhaye niyo ushaka kujya kuri competition urumva wenda urugero na Tekino wenda Nigeria Wizkid urumva umuzungu naho na Wizkid yaririmbye ku My Love urumva umunyarwanda yaririmbye ko bikinda ku muyaga urumva ibyo bintu nese umuzungu urumva azafungura iyihe video koko ibya mbere byo ufite ururima tari kumva ubwo ibintu byinshi none tugiye kubishyira biri mu muco nyarwanda urumva ugomba no byandika mu muco nyarwanda ntago uzajya kuririmba ngo intore zirahamiriza ngo byandike mu cyongereza gushaka ubwo kinyarwanda cyane kandi none umuzungu ntago azi gusoma ibyo bintu uri kumubwira ikirimo atari kumva niyo mpamvu harimo n'indimi international ubwo ari ukuvuga mbigereranyije rero no mu buryo bw'imyigire urumva ikinyarwanda cyumvwa n'abanyarwanda sibyo nanone ikirimi kire international nk'icyongereza n'igifaransa byumvukana nyine n'abantu benshi n'abanyarwanda barabyumva turabyumva sibyo urumva rero mbonye documentaire sibyo ndi umuzungu nkabona documentaire mu kirimi international nkabona n'indi muri roko nyine Rwanda roko sibyo urumva nzafungura iyihe kuko utambeye so niba dushaka gutekinga ibintu tuye na level twikuremo n'iyo myumvire niba turirimbye igishego ukumva nicyo rubanda bakunze none kandi kiragabuye none se Ken Solo nta mukozi afite Juno buriya nta mukozi afite aho nari n'umuyede uri kumwubakira ibyondo n'umufundi kumwubakira inzu n'iki abo bose bari kurya kubera iki Juno yaririmbye iki kandi mba nakurwaniye yaririmbye royo yaririmbye urango ibintu ni producer no mweditani byose mu bijyanye na industry ya movie ya video mu Rwanda. Wowe ubwawe uvuze ko kuba baririmba ibintu nka biriya nta kibazo kirimo ahubwo no kuzamura level bariho. Hari umuhanzi sinzi niba namwita ko ari upcoming bita Bwiza uramuzi umunyarwanda w'umubebe ukuntu hari indirimbo aherutse gusohora aririmba ngo ni seriye gutyo ikundwa n'abantu cyane irandirimbo sana ariko yaririmbye fake G
inyana nako bose nukuvuga ngo iriya ndirimbo nta bishegu birimo kandi yarakunzwe ikundwa n'abantu benshi ikundwa n'abantu batari bake iri mu kinyarwanda uniseriye yarebwe n'abantu bangahe ntabwo mbyivuga neza ariko byagenda kose nkurikije aho nacaga hose bayicuranga amasitudiyo amwe n'amwe bayipafominga aho ugeze hose ku muhanda aba DJ bayicuranga uko byagenda kose iba yarakunzwe nyine nta bishegu byari tugendeye kuri fact buriya nyine hari abantu bavugaga ngo corona ngo nyine ngo nago ngo yadufata ngo turi abanyafurika urumva ndakavuga ati ariko nkurikije science corona nyamara irakwica urumva yes wowe uri gukurikiza iyo fact umbwira ko iyo ndirimbo ngo yakunzwe tujye se tujye kuri YouTube ambo wayireba ukareba ahantu igeze kugeza ubu mbanze nkutemo ariko nubwo wenda yabidafite viewer benshi nyine ubundi ikintu tuvuga ko cyagiye viral iyo nyine cyarebwe cyane niba abantu bose kuri TikTok kuri Instagram barakoresheje iriya ndirimbo abasitari nabo tuzi barenze bagakoresha iriya ndirimbo muri TikTok kubyagenda kose yarakunzwe nyine iyo uvuze abantu bose ariko ngewe rero ubu nshanze bari roko nyine abantu bari rokare hano mu Rwanda mbwira none icyamamare cy'iki international tuzi cyakoresha iyo ndirimbo Arisudi dore iyi ndirimbo buretse ndayibonye Arisudi ni umunyarwanda reka ibyo byibuka ariko abahanze no mu diaspora se bikuraho ubunyarwanda umunyarwanda ntago ari na Rwanda ni kwanza umunyarwanda ntago ifite ibihumbi 580 imaze igihe iyi ndirimbo rero buretse imaze ukwezi sibyo nkurikije noneho burangiye guhita nkuzanira indi ndirimbo tubishyire muri comparison tubikomparing sibyo iyi ndirimbo ya Chrisizi imaze iminsi 11 bayita inana yarebwe n'ibihumbi kugeza ubu nta nubwo birara kugeza ubu imaze kurebwa n'ibihumbi 694 kuri iyi telefone mu by'ukuri urambwira ko iyo ndirimbo izo ndirimbo ebyiri ushatse kumbwira ngo ibintu bya internet tugiye kuyivuga yagiye wenda viral ni iyihe dukurikije fact zihari inana ariko sinzi impamvu kugeza ubu abanyarwanda mukomeje gukunda cyangwa kwibaburiraho kwizirika ku bintu birimo ibishegu cyane iri ni ikoranabuhanga nyine perezida ajya avuga ati umuntu niwe ugira nyine ibintu akura mutima uzi ubwenge barariguha rikoresha ribaho byinshi byiza n'ibibi ariko se wowe ubwenge bwa nyine level of understanding cyangwa level of knowledge ufite ntituma upikinga muri bya bintu igihumbi biriho ndareba iki abantu benshi rero dore hano ngaho ubwenge nyine ribiri kugenda ifata utuntu tumwe na tumwe rero hari n'ikindi kintu indirimbo hari ibintu by'amabuwate abantu bajya kwishima iki ntago mu by'ukuri muri buwate abantu bari kubyina paka chini cheza paka down paka wasi urumva ngo ugende wishyiremo ngaraje araberewe byo ni ntago bishoboka ariko mu bukwe urumva muri buwate ntago wakina ngaraje araberewe ariko mu bukwe niburangira hahandi bari gusunda bishimye inani iraza abageni paka chini barawubyina urabona nko mu ruhande rwa hip hop mu Rwanda ya mbere kubwa ba Jay Polly ataritaba Imana respect kuri Jay Polly kandi rest in peace hari ukuntu baririmbaga hip hop naturally bakarimba bajya no muri bato ukabona bakoze bato iryoshye kandi itarimo ibyo bintu by'ibishegu ariko reba hip hop y'ubu ngubu yibereyemo ibyo ngibyo gusa kandi urabona ni nayo abanyarwanda bakunze ni ukuvuga ko abanyarwanda bishimiye ko ari level bari gutera cyangwa n'izindi discipline bafashe n'indi mico bafashe yo hanze sasa nkubwije nyine no kuri
buriya akamwumvisha indirimbo sibyo akamwumvisha indirimbo ni iya pifu iyi ndirimbo ndayikunda mu by'ukuri ishobora kuba yarasohotse nari umuntu nyine wemerewe no kumva indirimbo naranyuraga nk'ahantu irimo bantumye mu rugo bahita naguhaye imbaraga sibyo iyi ndirimbo kuki nyitunze muri fone yanjye kugeza n'ubu niyo iyi fone nayihindura ndagaruka nkakadawunirodinga nkongera indirimbo nkayisubizamo hari n'indi ifite bita umupfumuzo urumva nyine tafuganga bari bari kuririmba haso zari zihari icyo gihe so rero iyo umuntu ari kuririmba ndarya ne urumva mituweli ndivuza ne urumva icyo gihe mituweli se yaraje ntabwo yari rakaza 2008 na 7 hari mituweli zari zihari wa muvandimwe iki mituweli ije vuba rero niba umuntu yaraye kuririmba abanyarwanda turivuza dute none ubu ngubu waradamara yarabizi mituweli ahari urumva iyo inspiration nyine kugira ikintu kimwe inspiringa kuririmba ati how are we going to be treated sibyo ati si ibitaro gute ibitaro kwa muganga mu bitaro ni kwa muganga ibintu nk'ibyo baririmbaga ubu ngubu witsamura farumasi witsamura kwa muganga urumva ariko kera hari umuntu umwana urumva tabaga afite uburyo ari bwivuze mituweli si igiceri cya veni ndakeye kubanza bakagukubita agatabo ugura agatabo kaba gahenze kurusha imiti agatabo ni senkani urumva nibanza karageze ku ijana hari simbizi simerutseyo banza kurwara arinza urumva agatabo kari senkani imana ariko ubu aho bigeze wishyura veni ubu ufite agatabo bagusinyiramo kazuzura na ryari se bro wapi baririmbaga rero izo haso zari zihari icyo gihe abantu bari kubwirwa abana mu biraro ubu ngubu abana bafite ibigo by'abana n'iki urumva iterambere rirahari urumva rero nicari wanjye nariye nujuje umuntu yakuraga inspiration kuko atariye man ari muri ghetto arakubita iminsi urumva ubwo ngubwo nariye nujuje ndikumva nta kibazo nyine nshaka kwiteza ndahita niririmbira gutyo wiririmbira ibyo wiriwe nta kibazo mfite nta icyo nshaka kwiteza ariko mu gihe ufite ikibazo urumva Bruce Melody nta kibazo ariko mu gihe urumva mu gihe wariye bro mu gihe nako wabwiriwe urumva wahasurinze washakishije byanze urumva udushyimbo twa desa restaurant wapi Nyamirambo mu Gakobo wapi inspiration irayikubwira ngaye mana mbayeho ne ngo nkubita iminsi ne narya waza umbwira iki urumva ngo mukavumo twarahekenwe nose nyine Randirod akuri hejuru urumva Randirod akuri hejuru mukavumo wahekenwe nyine n'ufite nayo kurya ngo urishyura inzu guteze Jepora aragira ati ngo dutaraza ngo za santere Kicukiro santere ngo tuzimanuka ngo yo ngo twabayeho nabi ngo mana umuntu muri iyi minsi urumva aravuka umva bro none akazi n'insazi karabonetse henshi urumva urabizi mu Rwanda nta mahoro hejuru urumva none umuntu arabyutse afite job yakoze urumva afashe muri amafaranga ni ari 200 ayembwe ku kwezi ni umwandaground wenda twe dispose kwemo senkana aririmbye akagoma urumva ayaririmbye mu mufuka gifite 5 bro inspiration yo kuvuga twarahekenwe ngo twagiye biranga arayikuraye Jay Polly yari yabuze akazi ari kuva Kicukiro anajya Nyamirambo muri studio umva kuri mubaza amafaranga ari mose kuri mubazi ni ibirometero bro urumva ni bya biro uragenda none harakuntu uburijo si sense zawe zikigwamo zigusiga hano tuvuye hano kuri IPRC hano wansanze ikugeza hano kuri rompwe urumva hepfo hari ya Gatenga nyine kuri rompu urumva ari ya Rwandex senye ubu mubwiye ati ngeza hano none niho narinci umubwira ati umubwira ati narinje hano nsiga
noneho wumva urwo rugendo ibirometero bisigaye ugera Nyamirambo uri kubyumva ni marato urumva Borute harya wa muniga wiruka cyane bamwita ngo ya Nelson Borute niba ari uwo mutipe umva uhitirya tabati noneho akigerayo agahora n'ibyago Tom Cruise ari yari urumva bro agasangayo Tom Cruise akivayo noza Jay Paul avuga ati noneho ubundi sanzuye Bulldog araje tugiye gukora umurongo ngo maniga the bed ngo he is coming around he is knocking use man umuntu ari gutekereza yari tabati urumva byonyine burira wende yagera kuri studio akabona uwo mwanya agaperforminga mu gihe birangiye agahita ajya muri izo struggle byari koroha urumva agahita ajya muri izo struggle byari koroha ariko araje the Ben yanyuzeho Tom Cruise noneho King James says mani tateje burije wowe ukoze ngo nka 5 z'ijoro mu byukuri amasaha yo kuryama yageze 5 z'ijoro urakoze urongera tabati kera corona yari itaraza kugenda byemewe ni nk'ubu nyine iki gihe turi mu gisa ari tabati zitaragarutse araryama ya ndirimbo ni yarangiye remember ntago wari codinga birangire umunsi umwe azana yanasinzira ate yari kurara brainstorming indi mirongo what nzahita mbatereramo gutyo bro ejo nanone agasubirayo kuri za tabati twabonye nyine hejuru ugasubura ambwira ko umuntu ari atazaririmba inzara right now baby style arakubwira ngaye Imana peti noneho ngo nagenza amahanga ibihumbi urumva peti ari mu ndege wowe wagenze wowe kuri kubyukira Kicukiro n'akabayika ari insazi muri market ushatse kuvuga nuko baririmba ibyo bari gucamo ibyo ibintu byari bihari muri icyo gihe generation ziratandukana muri icyo gihe cy'imyaka 10 cyangwa 15 ishize ibyari bihari ntago ari byo bihari ubu so ubu ngubu nyine technologically ibintu byateye imbere ahantu hose umucuruzi azi uburyo acuruzamo bamushyiriyeho na IBM gusora nagakiyajyana mu ntoki urumva none se ubwo tugiye icyo gihe tugiye kuvuga ku mucuruzi abanyerezaga imisoro bose babishyana byose nari nkibagiwe byose Abakunzi ba PC Media TV yatubwiye byinshi ku rugendo rwa movie nyarwanda music nyarwanda atubwira ukuntu abantu baba barahasorinze muri ubwo buryo bwose bushoboka impamvu abubu ngubu bari kuririmba ibishegu byo mwita ibishegu sinzi uko wowe ubyumva muri comment tubwire impamvu ubona abanyarwanda b'abahanzi ari abazamuka ari n'abagafashe bose bari kwibanda cyane ku bishegu nibwo buzima babayemo cyangwa ni ikindi kibibatera reka mu buryo kugira ngo tumusezere agira icyo abwira abakunzi ba Peace Media TV n'abashaka umufollowinga somewhere kuri platform ziwe kugira ngo abarangire neza reka abarangire ndetse anababwira icyo ashaka kubabwira kugira ngo tumusezere nawe abasezeye wagira icyo ubwira abakunzi ba Peace Media TV cyo ni nk'icyo nabashishikariza dukomeze dusupporting filime muziki ibikorwa nyarwanda tu made in Rwanda zose tuzisupporting dufashanye nyine nugira ishyari ryuko The Ben wenda akubise konseri nugira ishyari ryuko Papa Sava views ziraruye bamenya zibonye ya nawe ahubwo haranira akora tu kora ibyawe nawe nyine time will tell igihe kizabwira abantu nawe uzakundwa nawe wakundwa could you be loved mugani wanoza wa Bob Marley nawe nyine ibintu byawe byatera imbere so nanjye nyine ndi mu young filmmaker cinematographer based ndi umukozi nanjye nkunda gukora kumbona uko bacaka nanjye kugira nyine tafari ryazaba rikonise nanjye nditere so that why nabashiriyo MK Films TV
iri gutera imbere byihuse, nanjye biri kunangaza kubona kizo video kizo agafilm short movie kakitabirwa ku rwego nanjye ntakekaga, ngabona abantu nyine bari kuguma bamfollowinga. Ni ikigero cyiza nyine. MK Films ni urugero rwiza nyine rwa shene mu Rwanda ziri gutera imbere zitasakuje, zitagiye hariya ngo zivuge ngo iki n'iki, ahubwo kuko nyine biriho byivugira. Nawe rero support yawe irakenewe muntu munyarwanda, tugomeze dufashanye. Kandi nawe hari ibindi waba ukora nyine, Peace Music aba nimero, abahereza nimero, wajya nyine umuvugisha ibyo ari byo byose wowe wakenera ko yaba njye ku rwego rwanya nk'umusinematographer nagufashamo, wabimunyuzaho we turavugana, yakubwira ki keep pushing kandi ntuzacika intege. Warakoze cyane. ni Manzi Tricky, DOP producer n'ibindi bigiye bitandukanye. Nizere ko rero hari byinshi mwungukiye mu kiganiro. Nizere ko abafite gahunda yo kuzajya kwiga ibijyanye na film industry, movie gutyo babonye uwabenspira muri make. Ndabashimiye cyane rero, mwakoze cyane kudukurikirana kuva aho twatangiye kugeza aho turangirije. Ciao ciao. Ni Norbert turi kumwe, n'undi munsi tuzasubira. It's not a game, it's a rich thing.